Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane nawe. Wicika intege, witega ubwoba n'umwami wa Ashuri. Izo ntare uri kureba ziraziritse. Wihungabanywa n'inkubi y'umuyaga. Yesu afite ubushobozi, afite ubutware bwo gutegeka ibyo byose. Izo ntambara uri guhura nazo, ubwo rugamba uri guhura narwo, Imana irabizi. Yobu arandika ijambo rikomeye, aravuga ngo izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Arongera avuga ijambo irindi rikomeye, aravuga ngo iyo yegutse intwari ziratinya, ubwoba bukazisaza. Imana yeguke ku buzima bwawe, Imana yeguke ku buzima bwawe, Imana ikwiyereke. Hanyuma urwo rugo rukubona rwasenyutse, Imana irabizi. Ibyo bigerageza guhura nabyo, izo ntambara uri guhura nazo, ibyo bikangisho Satani ari kugukangisha, Imana irabizi. Ahubwo ikibazo ahantu kiri ni isaha itaragera. Imana iri kumbwira ngo ihangane utegereze isaha yawe, dosiye yawe. Uwiteka arayizi, arabizi ko yasunitswe, arabizi ko dosiye yawe yagiye bayisize inyuma, ariko uyu munsi wa none humura, isaha yawe irageze. Abaguciyeho, abakudepanshe, nawe ugiye kubadepansa. Humura, hari umugambi Imana igufiteho, hari inzira nshya, hari inzira nshyashya Imana iciye ku buzima bwawe, hari inzira nshya Imana igiye guca ku buzima bwawe, inzira itamenyerewe. Abantu bategereje ko Imana izagutabara iciye ku mugabo. Imana ifite inzira nshya igiye kunyuramo atariyo bari biteze. Bari bazi ko Imana igiye kugutabara iciye mu kazi ukora. Ihangane, siho Imana igiye kunyura. Imana igiye guca mu nzira nshya. Hari iyindi nzira nshya Imana igiye kurema. Abantu bari bamenyereye yuko ucana imbabura ari uko uvuye guhiga. Hari inzira nshya, ari uko wishyura kuya. Hari inzira nshya Imana iciye ku buzima bwawe. Humura, ntugire ubwoba. Isaha yari itaragera, igihe cyawe cyari kitaragera, igihe cyo kwemerwa cyari kitaragera, igihe cyo gukora Mariyanne cyari kitaragera, igihe cyo guteteshwa cyari kitaragera, igihe cyo kwinjira mu munezero cyari kitaragera, igihe cyo kwinjira muri mariage cyari kitaragera, igihe cyo kunezerwa mu rugo cyari kitaragera, igihe cyo kurya, igihe cyo kwambara. Niko umubwiriza yavuze mu bice bitatu. Hari igihe, reka nkubwire, isaha yawe, igihe cyawe. Wowe ucunge ku isaha, igihe cyawe kigiye kugera. Dosiye yawe yarasunitswe, yari imbere irasunikwa, uradepoza ariko humura. Uyu munsi humura, udeponze, bigiye kwemera ko igihe cyawe cyageze. Humura, abagudepashe, abaguhiseho nawe ugiye kubanyuraho. Abaguhiseho urimo uzamuka, bo barimo bamanuka, bazi ko byarangiye, nawe ugiye kugera mu gihe cyo kumanuka. Imana ikumpera umugisha. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye. Senge aba bene data bananijwe n'ubuzima, bananijwe n'isi, bananijwe n'umubiri, bararushye, baruhure Mwami, kuko uvuze ko igihe cyabo kigeze. Ngaho biyereke rero, bakimara kumva aya magambo bazagaruke bagushima, bavuga ko ari cyo waremye, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibampera umugisha.